ashobora kuba yaramumuriye nkikigera ku rupangu byonyine atarinjiramo no mu rupangu byose bibibazo cyane birebire cyane. Gute? Umugore yambye ati ntabwo nemerewe kwinjira mu rugo, sinyiri wo muri urwo rugo. Ntabwo hakiri iwawe se? Urumva nyine ntabwo hakiri iwanjye kuko nari maze igihe natahaba. Bati nkikigera mu rupango akimbona ese mbye tuje gukora iki, niki kikuzanye, mera nk'umuntu mushyashya winjiye muri urwo rupango kandi ari iwanjye, ndatungurwa pe. Mbona guhangana n'umugore atari byo n'ubundi nk'umuntu maze igihe kinini atahaba. Yakubuzaga kwinjira se akubwira iki? Agamije iki nyine? Yari birebire cyane, yambuje kwinjira mu rupango ambye ati subiraho wahoze n'ubundi ntabwo ukiri umuntu wo muri runo rugo, ese uje uzanye iki mu gihe cyose twakubuze. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kaza TV Show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri, ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese. Ndabasuhuje, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment. Ni ukuri ibitekerezo byanyu bigirira benshi akamaro ndetse n'izindi nyunganizi mugenda mwandika muri comment. Uyu munsi rero ndi kumwe na Papa Uwase. Abantu benshi bajyaga bambaza ngo Papa Uwase yafashe uwuhe mwanzuro nyuma y'ibyo yabonye Farida yagiye akora n'amagambo yagiye amuvugaho, cyane ko babanaga nk'umugabo n'umugore, ko nyuma abantu bakambwira bati uzatubaje Papa Uwase atubwire, tushaka kumenya uko byagenze amaherezo, ese yasubiye mu rugo iwe, aracyari nyuma ya Farida se bimeze biti. Uyu munsi rero Papa Uwase yaje kutubwira uko byagenze, kubera ko ndumva ari we niwe ugomba kubitubwira, kubera ko nyine niwe uzi wa mugani aho bigeze. Nanjye naherukanaga nawe cya gihe, ariko uyu munsi yambwiye ati ndashaka kuza kubabwira inkuru yanjye uko imeze ndetse n'uko byifashe na nyuma ya kiriya gihe cy'uko ahora na Farida uko byaje kugenda. Papa Uwase tuguhaye ikaze. Okay, murakoze cyane. Umeze ute se? Turashima Imana pe. Urakomeye cyane kandi. Nyuma hashize iminsi myinshi tutabonana. Igihe cyo ni kinini cyane. Kinini cyane pe. Bambwire biti ndifuza kuganiriza abantu babwira uko byagenze ku nama abantu benshi bagiye bakugira, Farida mureke gumana n'umugore wawe, ibiki byinshi cyane. Wambwiye ko wifuza kutubwira uko byagenze nyuma y'aho utandukaniye na Farida ndetse n'umwanzuro wafashe nkawe nk'umugabo ku bijyanye n'umuryango wawe, byagenze biti? Okay, byari byiza ariko nyine ntabwo navuga ngo byari byiza cyane, kubera ko nta kintu kijya kiburamo imbogamizi. Mbabwo asubiye mu rugo nta kibazo pe, madamu turaho n'abana baraho ngaho barakomeye, ariko ikibazo kiracyari cya kindi. Ikibazo kiracyari cya kindi n'ubundi. Byagenze biti? Nuko turaho ngaho turakomeye cyane. Ubwo nanjye naratashye ngiye mu rugo nkikihagera nk'umugabo utashye mu rugo rwe. Nyuma cya gihe Farida agukatira? Nyuma y'aho tumaze kugirana ibibazo na Farida, nabati ubu ngubu reka mfata undi mwanzuro nsubire mu rugo negera umugore wanjye n'abana banjye, ariko uko nabitekereje ntabwo ariko byagenze. Byagenze gute se? Ntabwo byigeze bimira pe. Usubiye mu rugo bigenda gute? Mudamu akubwira iki? Ashobora kuba yaramumuriye nkikigera ku rupango byonyine atarinjiramo no mu rupango. Byose bibibazo cyane birebire cyane. Gute? Umugore yambye ati ntabwo nemerewe kwinjira mu rugo, sinyiri wo muri urwo rugo. Ntabwo hakiri iwawe se? Urumva nyine ntabwo hakiri iwanjye kuko nari maze igihe natahaba. Impamvu ugarutse nyine ntabwo mwicaye ngo muganire se musobanurire impamvu ugarutse? Ayo mahirwe ntabwo yigeze ayama. Bati nkikigera mu rupango akimbona ese mbye tuje gukora iki, niki kikuzanye, mera nk'umuntu mushyashya winjiye muri urwo rupango kandi ari iwanjye, ndatungurwa pe. Mbona guhangana n'umugore atari byo n'ubundi nk'umuntu maze igihe kinini atahaba. Yakubuzaga kwinjira se akubwira iki? Agamije iki nyine? Yari birebire cyane, yambuje kwinjira mu rupango ambye ati subiraho wahoze n'ubundi ntabwo ukiri umuntu wo muri runo rugo, ese uje uzanye iki mu gihe cyose twakubuze. Bise byari birebire cyane. None se nawe wagiye imbokoboko nk'umuntu umaze amezi angahe hafi 5 utari mu rugo, nawe wagiye gutyo gusa tu? Nta n'akamvirope nta n'akantu ujyanye? Virope se umuntu yagiye iwe ni ngombwa agende yitwaza ibyo bintu byose? Erega wari warahataye, buri umeze nk'umuntu uri gutereta bushyashya. Uko njye nabikekaga rese uko byagenze, ntanzi ko nsubiye iwanjye mu rugo mvuga ati wenda nimba birabyanze, nimba birabyanze ibintu byanze
nsubire mu rugo nubaka urugo rwanjye ko n'ubundi njye na Faride byari bimaze kwanga byari byanze pe ariko na mama wa Senegire nawe ntabwo ambere umwana mwiza ubwo byose bisa nkaho bitangiriye ubisi yaranyirukanye pe yanyirukanira hanze y'urugo gambye ati osho genda singigukeneye. none se mu kukwirukana urumva uko biri kose wa mugani hariya ni iwawe buriya kosa wakora ryose buriya umugore atarimutse ngo ajye mu yindi nzu haba hakiri iwawe yakwirukana agakuziza iki akuziza ko wari waragiye ambo bigaragara ukuntu bimeze akuziza ko waje nta kintu uzanye wewe yakwirukanya akubwira akuziza iki uko bigaragara cyane urabizi abagore bafite ibintu byinshi cyane batekereza buriya yabonye nje andebye abona nje imbokoboko nk'uko bivuze atabaza isura umugabo aje azanye iki bigaragara ko we ikintu yese ashiraho ubwonko yaza bati se aje azanye iki ibikoresho yajyanye ibindi bintu azanye ariko uko njye nabibonye nuko yabimbyiye bigaragara ko kirimo ra contacta kuki ku bya bikoresho navanye mu rugo. Ibikoresho ni harimo intebe na televiziyo hari ibindi ambo ibyo nibyo bigaragara ibyo nibyo bigaragara ibindi ntago bigaragara n'amaso nta kibazo ubwo bivuze ko washaka kubanza ukazana izo ntebe ukazana niyo televiziyo akabona kuguha karibu bigaragara ko niyo gahunda ihari ariko nanjye mbayewe niko byagenda birasaba ko ngomba gusubira muri rugo nsubije intebe televiziyo urumva rero muri icyo gihe rero biracyangoye cyane kandi se nanone ibyo ariko ku ruhande rwa mama wa se biranumvikana ibyo byose ariko kubwira ngo usubizeyo n'ubundi n'ibyo wahakuye rero wa mugani njye ku bwanjye wa mugani ntago wamara amezi 3-4 utari mu rugo none asubirayo kugendera imbokoboko n'ibyo wakuyeyo utanabigaruye basingana avuga ati bya bikoresho watwe bishyiriye wa mugore mwabanaga byiburu bigarure wenda abone n'impamvu yo kuvuga nibura yagakwiriye kuma karibu nkabanza nginjira no mu nzu kabanza kanambaza n'ibibazo akavuga ati aho waruri bya bikugendekeye gute nk'umugore mukuru yabikubarije ha ku gasozi naruga amahirwe yegeza yama yambye ati ujuzanye iki se n'ubundi kumba nuje imbokoboko n'ubundi ko wibuke mama wasizira ntebe sinzizi uko zimeze ariko zira ntebe zaramubabaje kumanura televiziyo mu nzu byaramubabaje rero nawe wamugani ariko ibintu biranoroshye nimba yagutumye ibikoresho watwaye si bihari oya icyo gihe nanjye ndumva birahari kuba bihari ahubwo amaboko ibintu ahantu biri mu maboko y'uwo umuntu wundi nawe ntago yoroshye nizere ko kuza kubimusaba nawe wabonye ukuntu ameze Farida se biragoye cyane kuba namutunguka imbere mubyira ati bira bintu ndabikeneye urabizi nawe ukuntu yahindutse ntago tukimiranye neza urabizi ukuntu byagenze ntago murongera kubonana kuva cyagiye pe ntago muheruka ibintu ntago bigoye none se ibikoresho sibye ibikoresho ni wowe wabimuhaye ibikoresho kuba njye narabimuhaye ntago yabiguze ngavuge ngo yakwishyuye amafaranga agomba kubigusubiza nko kuba wabimuhaye biracyagoranye cyane uzi ikintu ubwongo byaba binsaba byansaba gukoresha izindi imbaraga z'umurenga zica ariko Farida si umuntu mukuru ntiyumva azagura ibye oya biroroshye wowe uhamagare Farida oya Farida njye ntabwo namuhamagara ahubwo keretse ari wowe dufashe umwanya wowe urumva ukaduhuza na Farida ese ubu ntabwo wahura na Farida mwenyine nipaka ngo mbe mare reka nkubyize ukuri iyo abantu bashwanye se buryo ugira ngo ahantu hajemo urwangano urukundo rwo ruzamo urukundo rwo ntabwo akigufitiye yatubwiye ko yaguhaze ubu ngubu sinzi ko nanahamagara nimero yanjye sinzi ko namuhamagara nimero yanjye akayifata byabigoranye cyane none ubwo mwaratandukanye burundu twaratandukanye burundu byo ni ibintu bizwi cyane haga ikintu ngiye nifuzaga ko nibura wamfasha nkareba ukuntu biriya bintu byangaruka mu ntoki ko nawe nabonye ari isadundara kubera ko kwinjira muri rugo rwanjye urumva biracyangoye cyane cyangwa ugura ibindi kugura ibindi birumvikana ariko se aka kanya wahita ubigura n'ibibazo umaze igihe ndimo nabyo nta mafaranga wahita ubona kugura televiziyo n'intebe none ikibazo hano kiri we ntabwo ubizi ikibazo cyo kugura ibindi ntabwo byanze pe nagura ibindi ariko nyir'ubwite aravuga ati ibyo wakuye mu nzu aba ari byo ukora iki aba ari byo ugarura kuko yaza kuba rundi ari kumbye ati none reka nkwakire ugende ugura ibindi ubisubize mu nzu aho wavanye bya bindi
erega nawe yararebye abona ari agasuzuguro n'ukuri nawe yabonye ari agasuzuguro ariko ubwo kugira ngo umuntu afate ibintu byawe ufite mu rugo bishyira undi mugore byibura niyugura ibishyashya indenge yewe nkagura ibishyashya kuba ari byo wafaride ariko ibyo wenda byaranarangiye ntabwo kubisubiramo ariko ku ruhande rwa mama wa se we ibyo avuga ni ukuri ambope nanjye mama wa se ndamugarukira yarababaye yarihanganye yareze abana wenyine abaho ubuzima bwa wenyine aremera arakwihorera none nawe aho wagiye barakwamaganye mu kukwamagana umugarutseho yajemo kutamenya burya ariko nibyo birirwa bavuga bandikaga muri comment sinzi hari ukuntu wenda sinzi niba ujye ubyitaho gavuga bati Farida ntago uzamushobora ntago wabana nawe ngo bikunde ntaganyurwa ibintu nk'ibyo ahubwo n'ukunda umuntu ugeze gitajya byitaho avuga ati abantu baraterana kandi abantu bavuga menshi nanone ntago ari guhita oya iyo umurebeye inyuma Farida iyo umurebeye inyuma ubona ari umuntu wakumva ahubwo nanjye byaranunguye cyane kubera ko uko namureberaga inyuma siko yarameze mu mutima ye narinzi ko ari ibintu ari umuntu uzafata nka foromata nkamushyira ku murongo urumva ariko ibyo naje guhura nabyo nasanze ari agahomamunwa nasanze uko nagombaga kumujyana atari ko ameze ahubwo niwe waguforomase guforomata gusa buriya yarasibye yaradiritinze yakoze diriti cyane kuko biracyagoranye cyane ariko urabona ko gufata umwanzuro ubundi ibintu byakabaye nk'isomo ku bagabo gufata umwanzuro ugaca umugore wawe inyuma ngo ukurikiye ngo ubwiza cyangwa ngo umugore ukiri muto wahise ubona isomo nizire ko wari bubone oya isomo ryo ndakeka nari isomo negereje kubona riruta iryo nabonye isomo ryo nararibonye n'abandi nizere ko badukurikira cyangwa bankurikirana ibintu nahuye nabyo ibibazo nahuye nabyo nabarinda kuzagwa mu kosa nk'iryo naguyemo binari nzi ko natsinze nabishoboye vuga ati Imana iramfashije ize desembiro umukobwa muto cyane ngiye gukurikirana neza mushire ku murongo kumbi ni ibibazo nari nishizemo kandi iyo ukoze ibyo ntabwo ubutekereza ko wa mugore wawe umubabaje oya ubwo so wabitekereza gute urumva ntabwo kubera ko wowe uba wishimye uba wumva umugore nta kibazo agomba kubyakira kugira undi mugore akanabyumva akanabyubaha rwose bikanamujyamo imbere mu maraso ariko iyo mutandukanye nibwo uhita wumva nk'ubu ngubu urukundo rufite Farida mbere cya gihe mugikundana mukibana bimeze neza urukundo wari umufite ubu ngubu ntabwo ari rwo mufitiye wajemo kubera ko yamaze kukuyereka akwereka uwo ari we ubu ntabwo ari rwo umufitiye nawe hajemo umwijima niko navuga kugira ngo ubyumve neza ubu rero ukuntu uri gufata Farida ni nako mama wa se nawe agufata akimara kumenya ko ufite undi mugore gusa nyine abagore turakomera kandi turihangana kandi nta n'ikindi kintu warenza ukomera gute se mwihangana gute kandi mbona nibura umuntu abatashye mu rugo umaze igihe kinini utamubona ayanga umwakire wase tuvugisha ukuri ayo mezi 3 4 umaze arakwakira ayo mezi 3 warahahaga arakwakira ayo mezi 3 warahamagara agati dora gasukari ayo mezi 3 nyine ikintu wamufashijemo ni igikimara ayo mezi 3 utabeshye kubyo yavuga ati umugabo aratashye reka nanjye mwakire reka mufate neza yarampahiye yampaye ikiro cy'inyama cyangwa yampaye ikiro cy'umuceri nanjye reka mwakire ikintu wamufashije muri ya minsi waragiye ni igiki uburyo waza akaza guhobera umugabo wanjye aratashye ariko kereka nkubaze abagore turabazi cyane ibyo wakoraga byose iyo hajemo agatotsi ibintu byose bitabiba zero maze ubwo tuvuge ko muri kiriya gihe cyose cyashize nta kintu na kimwe yigeze abona kimva mu ntoki nta cyazi nibyo iyo umuntu aguye mu makosa niko bigenda urumva niko bigenda n'ibyo wakoze byose bihita biba zero ubwo urumva rero biracyagoranye cyane ahubwo wowe sinzi ikintu wamfasha nagufasha iki se ubu njye numvaga kubera ko nzi ko Farida nshobora kumuhamagara n'ubundi ari kwa kundi kwe ntacyo byatanga ndetse kwaguserera subiza numvaga rero wowe nibura nimba wamfasha ukamuza nawe tukagira ibintu tuganira nk'abantu bakuru tukabifataho umwanzuro aba ari njye umuhamagara se amubwira ko ushaka ko muhura oya sinzi ukuntu wabyenze kuko njye kano kayamuhamagaye n'ubundi kunyakira kwe urabizi ukuntu ameze hagati yanjye naje
nk'umuntu mwakundanye urumva agitekereza iyo myumvire yo kukubwira nabi cyangwa yo kutumvikana. mbo wenda niko ngene Nawe ni umuntu mukuru. niko ngiye mbitekereje buriya ndi kumucira urubanza ariko si byo, ariko ngiye ngomba kubitekereza kuko umuntu ni mugari, igihe gishize ni kinini, kandi iyo umuntu umaze gushwana bigasohoka bikajya hanze. Umuntu ni mugari ariko ngiye nkurikije amagambo Farid ubwe yakwibwiriye, avuga ukuntu atakigukeneye, ukuntu ngo akurushije ubwenge, ngo impamvu ngo waciye umugore wawe inyuma, ngo nawe wamuca inyuma, ngo niyo impamvu ngo agutaye ngo utaramuta. Nawe nk'umuntu yego, nawe nk'umuntu warebye kure agahita abona ko ushobora nawe kuzamuca inyuma, agahita agukatira mbere y'uko ubikora. Ndumva nawe yakumvise igitekerezo cyawe, kuko niwe washatse ko mutandukana mbere yo kubishaka. Yego. Iyo wanze umuntu umwangana n'ibye byose. Ese ibyo ngiye ko nshimye ko mubivuga mujya mubikora. Jewe rero numva ntekereje nka Farid. Yego. Niba papa wese ngewe naragukundaga nkumva tugaza gutandukana kandi binturutseho, nkumva singushaka, sibyo? Ngomba kuguha n'ibyawe byose ukabijyana ku buryo nta kintu kizakunyibutsa, kurya na rwibutso ugomba kugira neza. Naho kuriya Farid avuga ngo ngewe ngo none se ngo hari ibyo namutumye ngo ikintu kinjiye iwanjye ngo ntago cyagisohoka, ntago ari byo. Niba wanze umuntu kandi ari we wakuzaniye ibyo, muhe n'ibye byose yakuzaniye. Ariko kereka nkubaze ko nawe bitakagoranye rwose, ko nawe wafashaga, urumva ko nawe wafashaga mama wase ko mbizi cyane inshuro nyinshi ari wakundaga kumuza nawe, wabihinze se nawe ukamuzana Farid, kongera ukamuzana Farida, tukaganira ku cyerekeranye n'izo gahunda. Ngewe nta kibazo ndamuhamagara, ariko ndamubwira ko ari wowe mushaka nyine. Oya, n'ubundi wowe muhamagara mubwira ko ari njye umushaka, nubwo ushobora kubyata ati se ko afite nimero zanjye kuki atampamagaye, urumva? Ariko njye icyo nshaka ndashaka nawe bigiremo uruhare. Azagukubita. Uri umuntu amaze kwereka ko nta kintu kivuze imbere ye, urumva? Ugomba kugenda umwitondeye. Isa n'isaha kamera ishobora kuzamuka, kuko icya mbere icyatumye afata umwanzuro kuba bira bintu yabikora ntabwo nyizi kugeza na n'ubu. Nimba umuntu afashe umwanzuro akafata ibintu tubihagarike, sinyigukeneye, sishaka no kukubona, urumva? Aba afite impamvu. Kandi iyo mpamvu rero ntabwo yigeze ayimurikira nibura ngo nyimenye. Urumva rero biba bisaba ko umugendera gake ushobora kumuhubukira, ukibyita nka mbere ugasanga bivuyemo ikibazo. Urumva rero kugeza kano kanya sindamenya ahantu magaze, ariko Farida sinyibarizwayo, ari niwanjye mu rwaho naringiye naho bigenze gute nta nuko nguko. Gaho rebe nyine kuntu amagane twirukira ibintu kandi ari byo bizadusenyera cyangwa bikadukoraho. Ubu nta hantu ufite ho kuba. Ntubyumva wowe. Ari wowe mu rugo ntago wemere kuhagera, ariko Farida wirukiye ntago agukeneye. Uracumbitse muri make. Muri make ndaho ngaho ndasekeje. Uri umugabo ufite abana bakuze, wakabaye uri kwirera abana. Uzize iki? Umupuri. Niko bisigaye, niko ngo basigaye babivuga. Ariko nukuri reka nkubwire, buriya urebye neza ukitegereza, nta kintu Farida arushura umugore wawe uretse imyaka. Aribyo imyaka mama wasarusha Farida. Ubyumva se urabate nta kintu namurusha kandi wakivuze. Nyine ni imyaka, nese wagiye ukurikiye kari mutoya. Nese urumva nayo kuba narakurikiye iki? Nibyo nagiye nkurikiye. Wagiye ukurikiye ubutoya. Vuga ati ni mwiza, aracyari muto. Asura umugore wawe arashaje. Aranumva. Oya, kuba ari inzobe kandi akari mwiza ntago byanze. Ariko burya rukuntu reba kavuga ati nibura ayo nkakwiriye guhindura. Amambi yo kuguma kuri gwima. Ubwo rero wahinduye warayibonye rero. Byarayingurikiye nabibonye. Wahinduye warayibonye. Abonye ko guya kubanye ariko nje ndazi kumuhamagara Farida. Nushaka ni tunasaza umbwire muhamagare. Mubwire ko ushaka kumuvugisha, ko mukeneye kuganira we nawe. Ntago yabyanga n'ubundi nawe arabizi ko nta kintu kimusaba, nta n'ikintu byanarangiye. Rero wowe sibyo. Ndetse ntabyenga ku yindi mpamvu. Nuko uri kubivuga gutyo wumva ari ibintu biranga bituje, bidafite amani, ushobora kuba intambara mvuyemo none iyo ngiye mushobora kuba ariyo igiye kuba danje kurusha yo narindimo. Umugore nubwo ashaka no kumbona none wabigeze. Kudashaka kubona we bandure butwo dukoresha. Utuzana tugeze mu rugo utumwereke.
kongera ukabona uburenganzira bwawe ibikoresho aho biri harahari, ahubwo se nyiri kuba bifite we ntabwo yoroshye. Iyo umuntu mwarangije gushwana mupfa ubusa, umva rero kugaruka ukongera kumusubira imbere umubyango byagenze gutya, hariya n'igihe gishize ukuntu kingana, ntabwo ngo akimbona aba yumva ko twongeye kuza kuruhangana. Niyo mpamvu narimo ndavuga ati nibura wowe bibaye byiza wamuvugisha wowe ukambwira ko nkeneye guhura nawe. Nidusoza gukora ndahita muhamagara mubwire ko ushaka ko muhura mukaganira, ibindi ubwo bizakurikira byo uburyo azabiguhamo n'impamvu yatuma atabiguha cyangwa biguha, ibyo byo ni ibyanyu. Icyo ukeneye ni uko mbahuza mukaganira gusa. Mfasha kuko kano kanya urumva, kano kanya singira aho ndi kubarizwa, nzire ko nawe ubizi neza cyane. Aho naragiye mu nge nawe urabizi ukuntu byagenze, nari nashye nsubiye mu rugo iwanjye naho ni ibibazo, ntacyo kuvuga mfite, nta vugiro mfite. Urumva byibura se amakosa urayemera? Amakosa sinabuzwa n'iki kutayemera, narayemeye ahubwo amakosa ndayemera pe narayakoze, ariko n'undi kuyemera ntabwo ushaka kubabarira, akuvuga ati kugira ngo ngubabarire ngo banze ukore ibi n'ibi. Urumva nayo yashyizeho iki, ashyizeho kondisiyo. Ariko ibyo avuga ntibigoye, noze kiye tutagiye kure biramutse se bibuze byo umwana mukagaramutse atabimaye se byo byagenda gute? Kujya kumureka nzi impamvu igima numva akantu kose kananiranye najya kurega. Burya rero kuregana burya nuko abantu benshi bava kurega, n'ujya ubona umuntu atinye kurega ni umwanya atakaza mu gihe cyo kwirukanka muri ibyo bintu. Eregana ugiye kuregera ntabwo uvuga ati ngo uragiye ngo utanga ikibazo ko kandi ibise birangira, bigufata umwanya bikagufata igihe. Hari igihe uboneka wakabura, hari igihe aboneka ntawe ukabura, hazamo ibintu byo kunaniza. Kandi burya rero umuntu aragukerereza burya. Oya, urabanza ugerageze umuganire umva igitekerezo nawe afite, nabikwima uzaba hazaboneka undi mwanzuro. Byanze bikunze ahantu biracyagoranye, byanze bikunze aho mwabanaga hari abantu bari babizi ko mubana, hari abaturanyi bari babizi ko mubana, bazi n'uburyo mubanyemo. Ko byagenda kose rero ni ibintu byumvikana ku mudugudu mugera jewe uyu mukobwa twarabanye gutya, nzana ibikoresho ibi n'ibi none yanze ko mbitwara kandi n'ibyanjye. none kuba aho ngaho uri kuburanira ibyawe ntago ari ibye uje kwiba, nta nubwo yabiguze, nta n'ijana yabitanzeho, bakaguhesha ibintu byawe ukitahira, sibyo? ndikukumva cyane. Kumva rero uko byagenda, ndumva ari nawo mwanzuro mwiza. Ibisigaye ndaje muhamagare nidusoza mve icyo bivugaho, ubundi nawe umusobanurire gahunda uko zimeze, nawe niba ari umuntu koko mwigize gukundanaho n'amasegonda cyangwa n'iminsi, akemera ko yigize kugukunda, ntabwo yatuma udasubira mu rugo rwawe ngo yange ko nawe wubaka. Niba we byaramunaniye akaba yumva atanabyifuza, ntabwo ari byiza ko nawe wagusenyera hejuru y'ibikoresho noneho byagurwa n'amafaranga, cyangwa se yanabikwimuka ngakwirirwa ujya kuburana ugahitamo ukaheba ukagura ibindi. Umugore se yabyemeye? Ntabwo yabyanga. Ubu byasa nabwo nanone nawe kujya kubanza kumvikana nawe. Nuko bivuga ngo icyo umugore apfa ni uko winjira mu rugo utazanye ibyo wajyanye. Ibyo wajyanye icyambere nta gisura z'intebe watwaye, ntago ari akeneye intebe. Ariko none zitemeze nka zira twasanzeyo. Ariko ntago narinzi ko ibintu ngo ni Dubai. Ntago narinzi ko ibintu byarangira kuri. Papa wasirika dusoze. Sibyo? Ndakumva cyane. Kadusoze mpamagare Farida. Twumve niba byemera ko muhura akaguhereza ibyawe, nabyanga ubwo hazaboneka undi mwanzuro. Siko bimeze? Ko bimeze, ntago narinzi ko urukundo rwazamo amarira. Bibaho cyane. Iyo useka ujye utekereza ko ushaka no kurira. Kadusorezana, mu kiganiro cy'ubutaha. Okay, Sam,